duhaye ikaze abakurikirana Epic Media hano muri kumwe na Nzovu Erfete cyangwa Yakamwana original cyangwa Yakamwana original wowe witwa Erfete cyangwa Nzovu nyine cyangwa bahize ikintu uvuze mbere yuko uvuze ngo muri kumwe na Nzovu uretse karakaya muvuze muri kumwe na Nzovu na oya ariko hari ibindi uvuze muri kumwe na Nzovu Erfete ngewe uretse n'ibyo ngibyo ungize umukire hano ukambwira ati ijuru rwose ntaryo uzajyamo nabwira turakoze cyane ukibera umukire hano iryo juru rwose ukarireka ukamubwira ngo umukire ngo ni nko kunyura he ahubwo ikintu cyateye amarinete ariya ya filime asigaye abona ibyashara abantu basigaye bajya nk'aho bashyingura bakubisemo filime nko kugira ngo wenda batarebona amarira kandi ubwo arishimye mu maso mbega ibintu basigaye bakora bavuga ngo umuntu ngo yashyinguwe neza ngo yashyinguwe ngo mumva ngo y'amakaro kandi bavuga ngo nibwo bukwe bwa nyuma nibwo bukwe bwose n'ubukwe nyabaki ubukwe bwo kuntaba ngewe ukoze gukorera ubukwe utumva ubwo n'ubukwe nyabaki wenda wabata umuntu yakoze ubukwe yashingiye umukobwa rwose bwari ubukwe bugaragara bwari buryoshye abantu bamwe bahaze bakagenda bakwivuga ugihari nese umuntu wapfuye kujya kugushyingura none zuko twagiye gushyingura umuvandimwe wacu Jay Paul umusitari wabonye imodoka zari ziri rusororo nge nari mari nibwo bwa mbere nari mbonye imodoka zingana kuriye ariko twavuyeyo abantu bagenda bari kurira abamukundaga ubwo si ibyishimo byari biri hariya imodoka ngo zaje ngo z'abakire ngize imodoka nari ndimo y'umukire witwa Padiri ucuruza inkweto downtown azirangura ngo niba ari Dubai niba ari uzi imodoka nari ndimo yari irimo climatiseur yamaye na data n'ubushyuhe nakanuza ariko nawe warakize nibwo bwa mbere nari ngiye mu modoka ihenze kandi ngo tugiye gushyingura ubuse ngongera kumara ifi ngongera kuyikandagiramo nayikandagiramo uko tugiye gushyingura undi muntu n'ushitisha urumva rero wavuga ari Nzovu ariko Nzovu niwe waruzanye icyo gitekerezo ngo bakire ngo bashingurwa neza nazizo umukenzo mu tweza ava he zave witina za ntuza erega nta muntu nawubura bamushingura Nzovu ndavuga gushyingurwa ngiye mbona byose ari kimwe rwose nge ninapfa muzanjugunya hari imbwa zinyiri ni ukuri kw'Imana ahubwo yabugura imva mushaka mwayama nkayasoma hakiri agacupa nkayatamira hakiri kare nazagira uhinguka no kumva yanjye ngewe muri kunyicisha inzara ngo muzaza gushyingura kandi we muzatunguka na za kamera batubaza uko byari bimeze ati mwabanye mute tiyaka rwose Nzovu kandi buriya zirizwa Nzovu azarira yaka Nzovu azakubitamo none sinyeshane ze kumva ngo yaka habaga urwagwa shawe rw'ibitoki turagenda tugura akajerekani ka litiro 5 Nzovu yuvuze ngo ari umwana wari warapfuye tujya kumukina gutongeyeho ako kantu kwari yari umwana gutya noneho tujya kunywera urwagwa kumva turanywa nyuma umuntu mukwara azavuga ati nyuma y'urwo rwagwa munywe rutera umwaka muraza kureba biza kuba ubwo tugura kandi kajerekani ducyura Sodoma ubwo ngubwo tugezeyo bararwanya imyase hari umumama wari witekeye sombe umuntu bayimukubitamo imbaburiragwa iranzoga yo itera umwaka akusevo ngai we ubufashwe n'ibiki cyakugira za karara bakubwira jita yemwicaranye nanjye amwicaranye na Directeur General umva nako ngo noheri umva wa mugabo nyamabo gwakati tubabarire cyane ngo Directeur General wa hehe wo kwande byari mu kwa kangaye mu wiye mwaka mu bihe bihe ukubesha pe ndi imbere y'Imana nyamabondo mundi ajyagaranga nk'umuntu umusirimu ariko aho yabyiciye none arabondo wahaze cyane none ariza guturika noneho umubi we wajya ngo ni wa mwuka twa gaze carbonique no aha
si uvuze kuri gaze tandukanya gaze carbonique na gaze metane. gaze carbonique na gaze metane hari umwuka mubi hakaba n'umwuka mwiza. Noneho hakaba n'icyo bita oxygen. Uya ndakubaje tandukanya gaze carbonique na gaze metane mubi. Hanyuma metane iza mu kwa kangahe? Metane iva mu nyanja. Yahese gaze metane isobanuye iki nyine gaze metane mu Rwanda irahaba cyane ihaba? Irahaba. Iba he? Iba mu birunga mo hasi mu nyanja. Ariko iba mu nyanja. None iki gice cyo nuko kibona za mibe zo ko Imana yagihaye umubiri ufite mibe wavatimbwe ku mubukiro patoro. Ni kizahari mu umuntu w'inzawuke aba yarabaye inzawuse wafata nk'uyu mugabo inzawuke ni wowe wamufashe mbwira inzawuke ni wowe siba wanturiwe nawe inzawuke ni wowe opposite y'inzawuke opposite y'inzawuke kubajije ubundi we ninde uruguhaye ko nawe ni inzawuke se wazi ibyo kumva ibyo kubajije ni inzawuke nawe inzawuke tubiza opposite y'inzawuke opposite y'inzawuke wafata nk'uyu mugabo rwa Kadigi ubu ngubu ndabyibuka ejo bundi yarambwiye ngo extrage ngo irashakishije ntago bagusanze muri serum ariko sendi kukubaza kandi nyamara wa mugani rwa Kadigi ugiye kurangira kandi urarangira nabi ariko si mwebwe muri bande muri mari inyuramo none ubundi yaza gafite amayide ukumva ko bihura ko none rwose bakubwira ko silolo by silolo ikibazo cyawe nawe noheri kimwanya nabanye ngo bahagaze mu kanya gaturi kuvuga rwa Kadigi aravuga ngo opposite y'inzawuke niyi uyiramutangaho uzi uko yaje sinzawuke mbira opposite y'inzawuke aha twagiye warumaje kugira ngo umuntu abinzawuke bigenda gute